ari mubizi yari umuntu umwe ariko noneho turi babiri. High five baby. Ako kantu niko gakomeye kurusha ibindi. Tubahaye ikaze kuri channel yacu Mutware Bienvenue. Amwerere mwese nkuko mubibona kuri screen zacu ndi kumwe n'umuntu ko tugenda tuganira gake muragenda menya aba aribo. Rero tubahaye ikaze. Ngo ikaze. Urakaze cyane ku batanzi nitwa Aimee. Irindi Mbabazi urakoze cyane. Abantu badukurikiranye n'abantu benshi muri kano kanya ndagira ngo dukora gasho kagufi ariko keza araza kuba nk'utubazo tugiye dutandukana kugira ngo dukomeze tuganire n'abakunzi bacu n'abadukurikirana buri munsi none kugira ngo nakubwire wowe utarakora subscribe genda kuri subscribe nurangiza uzudukurikirana njyewe n'umukunzi wanjye angaha gake none umeze ute? Meze neza. Ndabona amasaha agiye kuva mu gitondo n'ibiki wabyukiyemo kugeza amasaha. Reka twigire utuntu tugenda twibarizanya. Abantu iyo bakubonye kenshi bakubwira ko usa nande? Bavuga ko usa na musaza wanje mukuru. Karanaza ejo bundi azaba ari hano. Ndakora hiye. Ndumva zaba ari byiza cyane. Ndagira ngo tutarinjira mu kiganiro. Na makuru ufise. No muki? Umucuranzi. Aracuranga. Kabantu se. Ubwo rero abantu bashikine mucuranzi batuye no muri America, hari umuntu mushashuze mubwire muhereze money azabacurangire neza. Gusa azaba ari Columbus niho azashikira. Numva abantu batuye Columbus abiteguye umucuranzi ugiye kuza azabakora ibintu neza cyane mu buryo butangaje. Sheri. Reka nkwibariza akabazo kandi ugasubize neza. Kugira ngo abantu badukurikiranye nabo bumve ko ibintu ari fresh cyane. Iyo ntari hano nagiye ku kazi wasigaye wenyine mu rugo. Ni gute biba bimeze? Umeze gute? Hano vandi boring cyane. Kumva nyine anasigaye mu kizu kinini kandi ari gatoya. Kumva natakaye kabisa. Nurumva nyine ncana TV kabona byo mpande bati bifashe nyarwa ngashiramye ibyawe nuko sinkabije ashiramye ibyawe nkaje kuri MBN kaje kuri utuntu nyine twazamane ngakenera ngume nguvugisha igihe uri muri break nubwo numara kuramutse gusa nkababwira uti umeze neza kambwira kumeze biragenda umeze bien kupe wandikira abandi ariko tunkupe ibintu bisa nibyo nibyo bukeneye ariko zazo mvugisha navyo mutashobora kwibaza ese mu buzima busanzwe ukunda iki? Bijanye n'iki? Wenda bijanye n'imirire ibintu byo gufungura. Ejo byose turajana. Niki ukunda kurusha ibindi? Tuje mu bahanzi ba gospel baririmba indirimbo z'Imana. Ninde muntu ukunda uzuririmba indirimbo? Ninde uzugufasha muri make? Azamfasha Israel Mbonyi. Ariko si wowe wenyine. Abakobwa babiri Vestina na Dorcas ndabasuhuje aho muri ndabasuhuje cyane. Arakarimbo kabo waba kazaga gufasha waba wibuka zose ndaziza ariko sinzi kuririmba n'icyo kibazo. Twagiye shama kando kamwe turagashiramwe kuri telefone hari Ndagumizi. Oya nganyine gerageza rega kano ni ka free show ta uri guseka ngo aririmbye nabi n'iki kuko naje bambwira ngo ririmba gahita mbatamo urumva ngatwagiye makarimba ka Vesi na Dorcas kugira ngo nibumve nino nsuzanye utanze bari buze kureba ko nabaririmbiye n'iki bahite bishima bwete twagiye kabisa ariko ntago mbizi kimunse kari rero urashaka kuririmba bagahita banakugura mu rusengero runaka bagahita bavuga bati tutaza amafaranga sigaye bakurisha abantu zifiterambere ryabayera ngawe uracari hano ririmba ndacari mu mavoka bagahita bavuga ati turagufasha uzo turirimbira buri weekend cyangwa se uramisha muri church yacu baba babuzo batwara ngaririmba twagiye
twagiye ariko muranyihanganira ntajwi uretse n'ijwi ndabyonse. Okay, gerageza nyine no kugerageza. Kubita ingoma. Twagiye. Okay. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye situmye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye situmye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Situmye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Naho naguma kuririmbaga ko numva ibintu biri ku rundi rwego madam. Tugiye kubimenya. Nari ngiye gutanga ituro. Zana ndacyaki none giseke kuki wisinya kandi numva urenze cyane ufite ijwi ridasanzwe. Nzatinyuka nimba naho ntinyukira. Bagomba kuzaririmba no kuri ndumva ufite ijwi ridasanzwe kandi urashobora kuririmba ibintu bigafu. Aho niko bimeze. Wenda n'abantu badukurikirana barashaka kwivuga muri comment ko ndumva uri kuririmba mu buryo budasanzwe kabisa. Gusa nyine nuko nawe nta mwuka ubirimo cyane. Ariko ndikumva ijwi ryo ni sawa cyane. Nase ngo bizaza none wanahumirije uri kuranya kavuga ngo ati ngo zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. No imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye situmye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye situmye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. ahubwo nderetswe. Nderetswe iki sera? Ube ngubwire ngiye kwiga piano. Noneho nzangira gute? Sukoraho. Nza nkoraho. Apana gucuranga. Gukoraho. Nimara gukoraho. Hash. Ni hashe se tukiririmbye gute? Hama haka umuriro gutya. Nza nkoraho gake gake nyine kugira ngo melody zinjirane. Winjire neza singutererane. Hari izindi zibiri ndirimbo kunda ariko ntago mbizi kuziririmba. Indirimbo y'umukobwa umwe waririmbye ntago nkuzi. Ariko nkuzi kuri TV. Reka ntani mbanze kumwamamaza ntabwo yatwishuye. Ngahe komeza. Ntago ndirimba indirimbo imwe nta undi ni Yesu gusa namugezeho ndaruka. Nta karirimbo ushobora kumenya mu gitaramo. Mu gitaramo kandi mu masaha y'igitaramo ageze nko hagati kabisa ushobora kunongoneza washira. Nawe ngize umuririmbyi original. Kakane ko mu gitaramo kaba ari ko mu gitabo kaba ari he. Ndarimba. Terekama kandi ntari. Ako gitaramo.
aho hera twenyine nitwoshobora mana utube hafi twenyine nitwoshobora mana utube hafi icyo wavuze kiratinda ariko nigiyara nuko bebe ngahe ndirimbira yindi tinyuka urashoboye itago nyizi rya rukorere karirimbana nabera indirimbo zo kunesha amen amen na noko none ngangira nawe tubaza ngatunga wambaza kugira ngo tubashe kugana ku musozo ikiganiro cyacu ushaka kumbaza cyose ko naje ndaje ngutemo kubaze kabisa so ngira amakuru ku burambuye ukuntu watekereje gukora hano mwuga uri gukora ubu nyine ibi bintu wabifashe nk'umwuga sorry ngira ku burambuye ukuntu watekereje gukora kino gikorwa wabigize nk'umwuga ni gute byaje ni gute wabitekereje warebeye ku bandi cyane ibintu watekereje kuza muravuga ati ibi bintu ngomba kubikora byange bikunde si uko nyine kuvuga ngo amacano yabaye menshi ngahe bwira okay urakoze cyane ikibazo cyiza cyane igihe nza muri bino bintu bya media nabitekerejeho mbyiyumvamo kwanza maze kubyiyumvamo nje ku ishuri ndabyigira n'ubu ngubu ndi ku ishuri mfite graduation mu kw'icyenda nubwo nzaba ndangije ariko natangiye kubyiga ndi muri high school ndabyiyumvamo numva ari career ngomba gukora by'ukuri nabyo birankundira ntibyankomerana biroroha ndabyiga ndabimenya ubu ngubu nkora amavideo yaba mu bukwe mu birori bitandukanye tukanafotora amafoto meza cyane nababwira ushaka amafoto meza cyane ahandi wayakura gana ntwari images turafotora mu birori bitandukanye ndose mwakenera service z'amafoto n'ahandi mwayakura ni kwa ntwari images mukaduhamagara estate yose waba utuyemo twakugana tukagukorera service nziza rero nuko nkuko byaje mbyumvamo ndangije ku ishuri ndabyiga okay numva ari byiza cyane kandi tushima Imana yabigufashijemo nta mbogamizi wahuye nazo kuvuga utangire ibyo bintu abantu baguciye intege bakubwira ngo ibi bintu si ibyawe nushaka ureke bakagutukira cano bakavuga ati aka gacano kawe ubundi se kurabona kazokura ukabona nyine uracari muto uracari ku ishuri nk'ibyo batekereje bagatekereza ko kiri ku ishuri ryo hasi uko ibyo bintu bikunze gukora nyine ongerijwe arankubita bakumena so guys narivuze ngo ni byiza cyane kandi tubishimiye Imana watekereje neza tubishimiye Imana kuba yaragufashije ukabugeza aho ugeze tugomba kubishimira Imana. Ikindi kibazo rero ese igihe wabitekereje ugahitamo kubikora nta mbogamizi wahuye nazo abantu bagutukira cano bavuga ati aka gacano ubundi ubona kazokura ryari tubivuze kaho ugeze ntago mbivuze ko yakuze cyane mu rwego rwo hejuru aho ugeze hari benshi batari bazi ko hazogera nibyo bari bahari cange wabikoze nyine nkawe gusa ukuntu mu by'ukuri urakoze cyane gusa nyine intangiriro y'ikintu cyacu cyose iraguvuna cyane mu ntangiriro
ikintu kiba kitaragira ireme cyangwa se ishusho runaka kigomba gufatirwamo. Intangiriro y'ikintu cyose iravuna. Rero abantu ntago babura, hari abantu benshi bagerageje kunsubiza inyuma bambwira ati ibi bintu ugiyemo ni ibiki, ufite uwo murongo uri kuganisha he, bizakumarira iki, wabuze icyo ukora. Aya magambo yose nagiye numva, ariko kubera ko nari nzi icyo nshaka n'icyo nshaka kugeraho, ntabwo ayo magambo yangizeho ingaruka, ahubwo nakomeje kubikora cyane. Ndavuga ati none ibyo abantu bavuga, shaka kubereka ko ushoboye, shaka kubereka ko ibyo bavuga bitandukanye cyane n'ibyo ntekereza. Ibyo bavuga bihabanye kure n'ibyo ntekereza muri njyewe. Kuvuga ngo ntacyo nzageraho, unabuze icyo nkora, je ndabonaga icyo ndi gukora kandi gifite umumaro. Rero niyo mpamvu ntasubiye inyuma, niyo mpamvu n'ubu ngubu nkomeje gukora. N'ubu ngubu nta muntu ushobora kuza ngo asubize inyuma cyangwa se ambwire ko ntaho nzagera, kuko ibikorwa byanje unonaha birivugira, bifite ubuzima, bifite ireme. Urashobora kubibona ukavuga ati wow, bino bintu Mutware yakoze ni ibintu bikomeye kandi bifite naho biri kugana. Rero niyo mpamvu ntasubiye inyuma. Imana ishimwe cyane, kuko hari benshi, ndibaza hari benshi babitangiye nyine babakeneye nguko bakabivamo kuko si impano yabo. Ariko kuba ari impano yawe, Imana ibigukomerezemo. So guys tubahaye ikaze kuri Mutware Bienvenue cyangwa se MBN show. Ari mubizi, yari umuntu umwe ariko noneho turi babiri. High five baby. Ako kantu niko gakomeye kurusha ibindi. Nyine turi babiri nkuko mubizi, ni njye nawe. None mutugane mwumva amakuru, ibintu bimeze neza cyane. Ubu nyine banongoneza birakomeye. Muhawe ikaze cyane.